ntawe nkurikira n'ikinege yego wavutse urwango urumwana yego mwana papa uwakabaye papa we ntago yaba papa kubera iki byaranze kubera iki ntago ari sawa nyine ari impamvu so bivuze ko yuvuze ngo nawe mfite mbwira byumvikane neza nyine ko adahari abo mfite nabangaba noneho nabo hari igihe bambera babi yego ariko bo ntago bantungura ko buriya nagiye ngana n'abantu bafite amafamiye bakambwira turetse nawe si urwawe nyine uretse nawe ni urwa bose uretse nawe ubabazwa nuko wababajwe n'abantu noneho bagukurikira yego njye abantu bankurikira mbita ko ari wo muryango wanjye noneho bo barambwira ati uretse nawe ubabazwa n'abagukurikira wita umuryango batari umuryango wa nyawo twebwe dufite mama yaratwihakanye nkahita ntuza nyine nkiyakira ubu si ibyanjye gusa ariko nanone ntabwo kabura uvuga uti nta rukundo nabonye umuntu yavuga ko nta muntu ugeze kubera mwiza ngira ngo oya urukundo mba mvuga ni rwa rukundo ruba ruri necessary rw'ababyeyi rw'abavandimwe njye nta bavandimwe nigeze yego njyewe ndi ikinege kuri mama wanjye kandi yapfuye ambyara nuvuga ngo mama wawe ntabwo muzi ntabwo muzi ariko nzi ifoto ye yego ariko nayo nayibonye bingoye abantu ni babi Patri wimbaza ku bigendanye na mama ariko tuganira ibindi ntabwo biba byoroshye kabisa waretse nka kubaza ikibazo kimwe wenda tukahita tunasoza niba bikubangamiye amakuru ajya avuga ku mubyeyi wiswe papa wawe nubwo rimwe na rimwe wenda arigiye wowe utanabyemera uyavugaho iki uyu mubyeyi wiswe papa wanjye ariko ko numva mwangize mbibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko witwa Sergeant Robert ngo ari papa wawe ni amagambo baba bashaka inkuru baba batwika ariko si bakagutwikiraho wumva n'ibyo bibazo wifitiye umuntu utemera igihugu cyamubyaye yego hakigoye kuba yakwihakana umwana kandi niba ari papa ndi umwuzukuru w'u Rwanda yirusebya ndabimusaba ariko si byo kugufata ku ngufu uko biri kose wavuye mu Rwanda yego iyo utahava iyo rutakurekura cyangwa ukarugwamo ntabwo uba urahuye ni ukuri ko Imana mumfashe dukunda igihugu tuvukamo kuri ako kantu uruvuze ko inyangarwanda kiza ko ari uruhare rwa buri umwe wese no kubirwanya buri muntu wese niyanga inyangarwanda nanayibona ari ibishoboka nayica njye nazica nuko ntari uriya mubyeyi ndiwe none bibaze ko we kubera ukuntu aba yifitiye byinshi byo kwita kubera ukuntu azi imbaraga afite ntabwo nka ziriya nzererezi ajya azita wapi ntabwo aziha umwanya nta nubwo azireba w'icyakora zo zirakoresha umunwa ngo zisenye u Rwanda we arakoresha amaboko ubwonko umutima na roho yubaka u Rwanda byiza cyane ariko njye nzibona najya nkura umucafu mu nzira rero nkunda urukundo kuri rwa rwego umbwiye ngo ndagukunda nanjye ngusubiza ko ngukunze kandi ngukunda kuvuga kubera iki ariko ntuzambwire ngo riza ngo ndagukunda ngo mbonye ushonje ngo reka nguhereze 500 y'ibiceri ngo umbwire ngo uraje uyambe bikore turi kuvuga ntabwo ukunda ibintu by'amapromise bikore duhagararanye promise ntabwo uzikunda uwo mukobwa yajyaga ambwira uwo basanze ari undogo yego yajyaga ambwira ngo ntabwo ari uzabona mbyaye ngo abone ahetse akana kanjye nanjye nkamubwira ninjya no kubyara uzaba uhahagaze tuzajyana uzamerekeza uzahahagarara mbyara ureba nk'uko umugore abyara umugabo wa rero nawe werekeje yaduye urumva
apana numvaga njyewe nshaka ibyo expecting kumuha more than that she expect kumuha ibirenze ibyo atekereza rero numvaga njyewe niba mbwira ngo ntago ari uzabona mbyaye ngo abona ahetse umwana wanjye njye nahitaga mubwira nti ntabwo ari njye uzabona mbyaye ngo umwana wanjye arire wumva uhita unamuterura umuntu uko ari umuntu uko ari mugari inshuti niyo mbi inshuti niyo ikubabaza niyo iguhemukira inshuti yanjye niba ufite inshuti yawe yikunde kandi uyizere ariko gake gashoboka ngo utanze inama yo kutizera abantu ushobora no gusanga ikibazo ufite gituruka ku nshuti wowe wizeye kandi ni nayo ujyana aho ugiye hose ni nayo ubwira ibyo ugiyemo byose njye nta hantu nagiye kwivuza ngo sinjyane n'uwo mukobwa kandi ku matike yanjye gute yaguherekeje nk'inshuti noneho nkajya kuri YouTube channel yitwaga Kigali News Channel nkajya ahandi hantu henshi nkasabiriza amafaranga yo kwivuza bakayampa najya kugenda nkamutegera mukajyana nikareba niba wenda hari n'uwo yumvagamo mubi wankiza cyane wagera mu rugo akabirangiza uko ari mubi wakomeje ikaze kuri Voice Official 250. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mu dukurikiye kuri Voice Official 250. Yitwa Liza, umeze neza Liza Kamikazi? Witwa Liza ni? Liza Kamikazi kazi uramuzi? Ndamuzi cyane. Umuhanzi kazi. Ariko ntakagikora umutsinyi ngo yarawuretse. Ariko ndamufana n'ubu. Yego, uracyamwemera? Cyane. Umeze neza? Ubundi ngiye hari abahanzi niyo yareka umuziki nakomeza nkamufana. Nande? Nka Liza Kamikazi. Yego. Hari indirimbo ye nk'imwe watubwira? Yego. Yitwa nk'iki? Ni Korabo. Yego. Ariko ndayizi. Yitwa nk'iki? Rahira kwite kuzamora hafi. Arinzi kari bimwe bya utamuzi. Nshobora kwibaza ku munsi umwe. Nshobora gukanguka nkakubura nkagukumbura sinkubone none rahira. Liza, hari abantu babazi ko utari romantique. Abantu warabyaye bitungura abantu. So romantic. Di romantic ariko. Warabyaye itungura abantu baravuga ngo Liza sinzi ko yatwita bakubonagamo nk'ikirara. Ntabwo bagombaga gutungurwa kuko si ubwa mbere mbyaye. Ubwa mbere nabyaye impanga, ubwa kabiri mbyara umwana. Rero sinzi impamvu batunguye. Kuki bakubonaga muri iyo shusho se niyo sura? Mfite n'undi mwana ahubwo wa gatatu. Reka. Kuki bakubonaga muri iyo shusho se y'umuntu udashobotse? Nyine urumva abantu iyo batakwegera ngo muganire. Njyewe ntabwo nigeze ngira abantu banyegera. Yego. Buri muntu wese anyegereye yamenya Liza wa nyawe ikimwishemo. Ariko ibyo nshyira hanze ndi mu kazi nibyo bafata nkaho ari we Liza. Ariko Liza utari gushaka amafaranga ni Liza utandukanye na Liza ushaka amafaranga. Nyine Liza ushonje na Liza udashonje ni abantu babiri batandukanye. Liza wo kuri kamera na Liza wo mu buzima busanzwe baratandukanye cyane. Cyane 100%. Wo kuri kamera ni ushonje? Wowe nyuma ya kamera ni udashonje? Hari n'igihe nshobora kuba ndi nyuma ya kamera nshonje. Ariko ntafite uwo mbibwira. Yego. Ariko ndi kuri kamera mfite abo mbwira. Ariko Liza yuvuze ngo udafite uwo bibwira igihe umuntu yibaza sizana. Nta muntu tuvukana. Ntawe nkurikira ndi ikinege. Yego. Wavutse uruba uri umwana umwe. Yego. Mwana papa? Wakabaye papa we ntago yaba papa. Kubera iki? Yaranze. Kubera iki? Ntago ari sawa nyine. Hari impamvu. So bivuze ko yuvuze ngo nawe mfite mbwira byumvikane neza nyine ko adahari. Abo mfite ni abangaba. Noneho nabo hari igihe bambera babi. Yego. Ariko bo ntago bantungura. Ko buriya nagiye ngana n'abantu bafite amafamiye bakambwira turetse nawe. Si urwawe nyine. Uretse nawe. Ni urwa bose. Uretse nawe.
ubabazwa nuko wababajwe n'abantu noneho bagukurikira njye abantu bankurikira mbita ko ari wo muryango wanjye noneho bo barambwira ati uretse nawe ubabazwa n'abagukurikira wita umuryango batari umuryango wa nyawo twebwe dufite mama yaratwihakanye nkahita ntuza nyine nkiyakira uti si ibyanjye gusa ariko nanone ntabwo kabura ukuraho imbaraga rero ubundi umuntu abona wishimye akabona ufite vibe kandi nyine ibyo bibazo byose wabirengejeho motivasiyo iva he ndazihorana njyewe narezwe na nyogokuru nkura ndi umwana ukunzwe kandi uhabwa attention kugeza ku myaka 12 ubwo rero uko biri kose uwo muntu aba yarakuremyemo ibyishimo nubwo namubuze nkasigara ndabagira mu bantu b'isi bakagenda banyigisha ukuntu nta muntu ukwiriye kudabagira i Kigali cyangwa se mu wundi murwa uwo ari wo wose bakuyemo umuntu oya ariko uwo yandemyemo urukundo yandemyemo nirwo mfite uwo wakureze njyewe riza am so romantically kuri rwa rwego Patrick kandi ndakeka nawe ubizi cyane njye ndi romantike kuri rwa rwego ushobora ngukunda uri inshuti yanjye ngukunda ikintu kizakubwira ko ngukunda nuko uzambwira nabi singusubiza ahubwo nkarira uwo muntu umukunda uwo uzahita usubirizaho ntabwo umukunda aho ngaho ntabwo uba uri inshuti yanjye nanakubita wanamubombora nanakumena yego mwese ndibuze nyine ubuzima bwakwigishije ikirumva wakure muri ubwo buzima ubuzima bwanyigishije ko wabaho kubw'imyizerere ubwo ngo gusenga njyewe ntabwo abantu bose imyizerere yabo ari ku Mana n'abizera nyabingi hari n'abizera abantu hari n'abizera buri muntu wese afite ibyo yizera ariko ngiye kubera imyizerere yanjye n'uwo nizera nabonye ko naba uwo wizera niwe Yesu ubuzima bwanyigishije ko kubw'imyizerere yanjye kubera ko nizera Imana yo mu ijuru ishobora byose nta kinanira itarakara ngo ikwange nk'abantu itarakara ngo ikujugunye nk'uko nyoko yakujugunye itarakara ngo ikwihakane nk'uko so yakwihakana itarakara ngo ikurakarire nk'uko umuvandimwe yakurakarira itarakara ngo ikwime icyo wifuza kandi ibibona ko ugikeneye ugikeneye itarakara ngo iguhe ibyo wifuza kandi ibona atari byo ukwiye nzi ko naba nzi ko mbaho icyo cyizere cyo uragifite atari uko ujya mu rusengero ubuzima bwanyigishije ko kuba nizera Imana byatuma mbaho atari nuko ujya mu rusengero uzi no mu isengesho ryanjye ngira Imana ngo Mana iyo nsenze nshonje ngira Imana ngo Mana unyuze mu nzira zawe ndabizi ko zirenga 1000 ngirire neza umpe ibyo kurya ndashonje saba Imana ibiryo gutyo iyi nzu byanze iyo mbona nyine nk'ibibazo nka bine bindi imbere ndabibwira Mana nciye bugufi imbere y'amaso yawe unyogesha amaraso ya Yesu nsiga amavuta y'umugisha urinde abana banjye ubahe umugisha ubahe kuba abana bafite ubwenge ubaha ubwenge urumva kandi Mana ndakwinginze ubane nanjye ungirire neza undinde inzara undinde nyirinzu undinde guseba kuko nzi ko nta n'umwe ukwiringira ngo akorwe n'isoni ayo masengesho iyo maze kurivuga shana ryama nkatuza ntabwo niryo sengesho usenga kenshi kandi iyo impaye ikintu nkakirisivinga mu nzu iwanjye niba nshaka urugero si ubu nk'iki niba nshaka televiziyo nsenga n'ubu iryo sengesho ndi kurivuga urashaka televiziyo yego
tara amagambo yego akana kanje kajyaje kajyama kayirebe basi mbone n'ukuntu noza ibyombo ko nta mukozi ngira abari kudupupe niwe za katuni mushyiramo baby shark baby shark urimo asenga isengesho rya televiziyo ndayibwira mana unyishyurira inzu kunda buri minsi mike mana unyishyurira inzu umpa amafaranga yo kurya ibindi bikorwa n'isoni kandi umpe na televiziyo bigusabye nizeye izina ryawe kuri Imana ishobora byose uzi yabaye amagambo maze kuyavuga nishyiramo ko mbirisivinze ngo uba ufite kwizera cyane mba numva Imana ibirimo ubundi uzi ukuntu nkunda kuvuga ndakuvuga ngo Imana ibirimo ufite kwizera gutandukanye n'umuntu se ariko Imana yanankunda byahatari uzi ko Imana ntwite Patri nigeze kugera igihe ndiheba sinzi na message nandikiye abandi bo tarayibonye ntabwo nayibonye sha nta munyamakuru wigeze aba inshuti yanjye cyangwa twigeze dukorana ntahaye iyo message konje nawe nabonye sha ntayo wabonye icyo gihe hanyuranye kigira wenda byashoboka ariko hari igihe cyageze ndiheba Patri numva singewe kubaho ariko ngasenga oya narasenga nkabwira Imana ikimbabaje ikintu cyantunguye cyanyeretse ko inkunda binarenze yantumyeho umuntu byanyabyo hano wazi ko ibyo nari scam nari nturanye n'umumere mu gipangu bakajya bambwira ngo arasenga ngo arahanura nubyemera oya nkavuga ati buriya ni scam bro yaryamaga saa 12 ubwe yarandindiriye nicaye hanze saa 4 ziragera z'ijoro arambwira ati wari uzi n'ibindi njyewe ntabwo utegereje nakabaye boye amasaha nananiwe ariko kubera ko ari Imana yakuntumyeho ntabwo nananiwe arambwira ati reka nkubwize ukuri ubwo ikintu cyari kimangayikishije nari ngiye kubyara nta mugabo mfite nta mituweli nta mugabo ufite so guteye nyine uwayinteye yarayinteye kubera ko bari barandoze irandaburana nari nyimaranye imyaka 2 wari umaze imyaka 2 utwite uyu mwana nyine uyu nguyu yeruka kubyara yego umuntu yaguteye ye barandoze kugeza ubwo umuntu waneye inda ayitegereza ko ivuka agaheba izigenda agera nawe abifata nka scam abo tubumwesha arigendera ikintu cyabayeho so wari watwise nyine udafite umuntu uzagufasha uko nyine inda yagiye nta mituweli mfite n'ubu ntayo nge ntunga umwana umuvuzi utayarwaye Imana iramurinda oya niyo arwaye Imana ibimfashamo abantu b'Imana baba bahari erega Imana iratuma Patri nuhura n'umuntu afunguza ugafata inote nubwo yabiye 1000 ukayimuha tuzagire ngo uribwirije yego umutima wawe urabigutegetse ariko Imana ikuri inyuma ubwo ucaho n'uyamuha utagira ngo wagera imbere ugasitara ntabwo bibaho ntibibaho Imana ibikuri inyuma mbese waje kubwirwa n'iki ko warozwe Riza nararwaye ndarwara bimara igihe ngera aho ngaho ndanavuga nizabemo cyangwa izabireke bigera igihe noneho kwa kundi umuntu atwita amezi 9 amaze kurenga cyane ngeze nko mu mezi nka 15 natangiye kwiheba kandi nkumva nshaka kubona umwana nzabyara ndahangayika nzerera mu bavuzi kugeza ubwo nagiye na Uganda mbura umuntu mvura bakandya amafaranga n'ubusa mbonye nta kintu nkora nabwo bakaburya ariko nabonye umuntu umwe amvura neza atangoye ambera umubyeyi yarakoze n'umuntu uzashaka kumwivuza azambwire kuko nta kintu atavura niba akubwiye ko warozwe yego none najyaga kwivuza ahantu nimba ari kumuvuza nkajyana n'inshuti yanjye kandi ariyo yandoze igatinyuka nayo igakugenda inyuma kandi bizi ko yakuroze niho naboneye ko abantu benshi bigira ngo ni abatubuzi ngo ni abaganga ngo ni abapfumu ngo ni abatekamiti umuntu wa danje n'uwo wamvuye
ko bose twajyanagayo bakampa imiti bakambeshya uwo twarajyanye ahita abaza uwo mushuti wanjye ati kubera iki uroga mwene wawe ukabona muherekeza kuki koko uroga umuntu ugukunda bigeze aha byasubije ngo iki yahise yigira ashwi nkaho nyine ntacyo yakoze azi ngo ni babandi yaramubwiye ati mbikwereke none mwemeze mbikwereke aramubwiye ati binyereke yarabimweretse yarabibona yarabyirebeye we ubwe andoga amena ibintu mu muryango wanjye mu gipangu ninjiriramo akabita bagahitamo amagara nkaza nkabirenga aza akanyagiza ibintu mu muryango wanjye w'inzu mbamo aza aganshyirira ibintu mu biryo nk'inshuti yanjye abishyira mu mavuta yanjye yo kwisiga simbibone n'ibiha Iza umuntu usugaye yese kwigisha ikibazo kugena n'umuntu wakuroze ukabimenya yanyigishije ko wakubereye inshuti wumva njye mu buzima bwanjye inshuti yanjye numva ari ubuzima umbereye inshuti ukaba wanyumva buriya inshuti abantu bazi ngo inshuti ni ijambo inshuti gusa yego ariko inshuti ntabwo ari ijambo inshuti ni wa muntu cyangwa se ni ijambo risobanura ko uwo muntu niba ari inshuti yawe ko biri kose aragukunda kandi nawe uramukunda yego ni wa muntu inshuti njye numva ari igisobanuro cy'uko ari wa muntu wakwirinda ikibi cyose cyakugeraho we akakirinda niba nabizi yuko uramutse ubwe acitse ukuguru byakubabaza ni ya nshuti yirinda gucika ukuguru kwayo kugira ngo wowe utababara akakubera inshuti kuri rwa rwego ikibi cyose cyakubaho akirwanyiriza kure nk'uko umwanzi akubera umwanzi ku buryo icyakubera kibi cyose aba ari iruhande yacyo hari igihe umuntu aca mu bintu nk'ibyo ugasanga ntabwo yongeye kwizera umuntu ati nasha nta nshuti zibaho niba inshuti nizeraga ugasanga kwigera kwizera umuntu ariko buke uwo muntu se wowe ukimenya ko yakuroze mwongeye kuvugana nizera kugeza kuri uyu munota nizera umuntu uri straight yego niba umbwiye ngo riza ndagukunda ako kanya nanjye ngusubiza ko ngukunda kuko niwambwira ko nkunda ngo nkubwire ngo ya nkunda urukundo kuko ntarwo nigeze mu muryango nta muryango nagize ngo ngwigere rero nkunda urukundo kuri rwa rwego umbwiye ngo ndagukunda nanjye ngusubiza ko ngukunze kandi ngukunda kuvuga kubera iki ariko ntuzambwire ngo riza ngo ndagukunda ngo mbonye ushonje ngo reka nguhereze 500 y'ibiceri ngo umbwire ngo uraje uyambe bikore turi kuvuga ntabwo ukunda ibintu by'amapromise bikore duhagararanye promise ntabwo zikunda uwo mukobwa yajyaga ambwira uwo basanze ari undoga yego yajyaga ambwira ngo ntabwo ari uzabona mbyaye ngo abone aheca akana kanjye nanjye nkamubwira ninjya no kubyara uzaba uhahagaze tuzajyana uzamerekeza uzahagarara mbyara ureba nk'uko umugore abyara umugabo wa rero nawe werekeje yaduye urumva apana numvaga njyewe nshaka ibyo expecting kumuha more than that she expect kumuha ibirenze ibyo atekereza rero numvaga njyewe niba mbwira ngo ntabwo ari uzabona mbyaye ngo abone ahetse umwana wanjye njye nahitaga mubwira ntabwo ari njye uzabona mbyaye ngo umwana wanjye arire wumva uhita unamuterura umuntu uko ari umuntu uko ari mugari inshuti niyo mbi inshuti niyo ikubabaza niyo iguhemukira inshuti yanjye niba ufite inshuti yawe yikunde kandi uyizere ariko gake gashoboka ngo utanze inama yo kutizera abantu ushobora no gusanga ikibazo ufite gituruka ku nshuti wowe wizeye kandi ni nayo ujyana aho ugiye hose ni nayo ubwira ibyo ugiyemo byose njye nta hantu nagiye kwivuza ngo sinjyane n'uwo mukobwa kandi ku matike yanjye gute yaguherekeje nk'inshuti
noneho nkajya kuri YouTube channel yitwaga Kigali News Channel, nkajya ahandi hantu henshi nkasabiriza amafaranga yo kwivuza bakayampa, najya kugenda nkamutegera mukajyana bakareba niba wenda hari n'uwo yumvagamo mubi wankiza cyane wagera mu rugo akabirangiza. Biza wakomeje uvuga uti nta rukundo nabonye, umuntu yavuga ko nta muntu ugeza kubera mwiza ngira ngo oya. Urukundo mba mvuga ni rwa rukundo ruba ruri necessary rw'ababyeyi rw'abavandimwe. Njye nta bavandimwe nigeze. Yego. Njyewe ndi ikinege kuri mama wanjye kandi yapfuye ambyara. Ngo mama wawe ntabwo muzi? Ntabwo muzi ariko nzi ifoto ye. Yego. Ariko nayo nayibonye bingoye, abantu ni babi. Patri wimbaza ku bigendanye na mama ariko ganira ibindi. Ntabwo biba byoroshye kabisa. Waretse nka kubaza ikibazo kimwe wenda tukahita tunasoza niba bikubangamiye. Amakuru ajya avuga ku mubyeyi wiswe papa wawe, nubwo rimwe na rimwe wenda arigiye wowe utanabyemera, uyavugaho iki? Uyu mubyeyi wiswe papa wanjye ariko ko numva mwangize mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko witwa Sergeant Robert ngo ari papa wawe. Ndavuga ni amagambo baba bashaka inkuru baba batwika, ariko si bakugutwikiraho wumva n'ibyo bibazo wifitiye. Umuntu utemera igihugu cyamubyaye, yego, akigoye kuba yakwihakana umwana. Kandi niba ari papa ndi umwuzukuru w'u Rwanda, yirusebye ndabimusabye. Ariko si byo kugufata ku ngufu. Umuryango nyarwanda w'uyu munsi wa none nubwo uvuga uti nta rukundo nabonye, ariko ubona ibintu yabo wita inshuti, harimo n'abagutengushye, ariko muri rusange nicyo usaba abantu? Icyo nsaba abantu ni ukugira urukundo. Inshuti yanjye kubona byaratewe n'iki ko urukundo rwakonje mu bantu? Njyewe rero reka nkubwire, urukundo rwakonje kuri njye kuva nkiri umwana. Yego. Ariko nzi ko rubaho kuko nanjye ndarugira, nigeze no kuruhabwa. Ariko ikintu njyewe nsaba abantu, nimukundane, ariko ikiruta byose, inshuti yanjye niba koko unkunda umutima wawe, sinkubwiye ngo niba utankunda nkunda, ariko niba unkunda umutima wawe binyereke kandi unyumve nk'uko niyumva. Njye nkunda kumva, nkunda kumva umuntu ugutega amatwi, ni ukuri kw'Imana, kandi nkunda umuntu unyumva. Njyewe narezwe nka bucura, ko narezwe na nyogokuru, niyo muntu wampaye urukundo, apfuye ndarubura. Nyogokuru aba ari wa muntu ubwira ngo mama, njye namwitaga mama, namubwiraga mama ndashaka irindazi, akarima, nubwo atarimpaye akaguma ambwira ndaje njye kuri kuzanira, adahakanye. Yego, sinasaba umuntu ngo mbeshya, ariko nkunda ko nanjye ndabakunda. Uzi impamvu mbakunda? Njye nta muntu n'umwe channel yose nkoreye ikiganiro abantu bayikurikira ndabakunda, ni ukuri kw'Imana, kuko mba numva iyo niba nkoze ikiganiro hano kuri Voice Official ari ubwa mbere, mba numva mparemye umuryango. Niba uhari n'ushaka ubura umwana w'imyaka 5 ukaba ubasha gufungura YouTube channel ugasacinga Voice Official, nyereka ko unkunda, kuko uko biri kose uzi no gukunda icyo ari cyo. Nkunda, ni ukuri nkunda urukundo, nanjye ndakunda sana. Yego Liza, abantu bagukunde pe, abantu bagukunde kandi natwe turagukunda. Ariko se noneho wa muntu utarabonye urukundo, urabyaye, hari umwana wawe nawe ukeneye kumuha urukundo, uherutse no kwibaruka, iyo ubonye nawe washyize umuntu ku isi, wowe noneho akaba agize amahirwe arimo kubona nka mama we, wowe bivugaho iki? Wese kukireba cyane ateye neza. Akenshi hari igihe, ariko hari igihe nta bwenge. Yego. Umwana wanjye nari nkubwiye ni nk'umuntu utarabonye urukundo rw'umubyeyi, wumva usabwa iki ku mwana wawe none? Sabwa kumukunda.
abana banjye ndabakunda ku buryo umwana wanjye ngiye ngira ikibazo cy'amasheri yego aronka ariko nyine mba afite duke tutamuhaza anywa amata yitwa Fransley yego inshuti yanjye ndamukunda kuri rwa rwego yewe mata yasigayemo nk'ayo kunywa mu gitondo na nimugoroba nkabona nta mafaranga mfite yo kuyagura ndanasusumira ni izina ry'Imana yo mu ijuru kandi bo bagiye muri Amerika ntabwo babyoshye abantu bagukunde pe ni ukuri Imana ngeneye urukundo munyereke urukundo murabizi iyo umuntu amaze no kubyara agira depression kuko hari igihe nyangira utuhangayishozi nkagira ngo ni depression bibaho cyane gusa shamba nanayifite mwana wanjye nawe ntabwo byabura riza komera kandi komeza kwihangana dusoza rero niki usaba abantu badukurikiye babana natwe umunsi ku munsi ndabasaba kunkunda no kwirengagiza umuntu uwo ari we wese uzigira inyangarwanda yego ko biri kose wavuye mu Rwanda yego iyo utahava iyo rutakurekura cyangwa ukarugwamo ntabwo uba urahuye ni ukuri ko Imana mumfashe dukunda igihugu tuvukamo kuri ako kantu uruvuze ko inyangarwanda kiza ko ari uruhare rwa buri umwe wese no kubirwanya buri muntu wese niyanga inyangarwanda nanayibona ari ibishoboka nayica njye nazica nuko ntari uriya mubyeyi ndiwe none bibaze ko we kubera ukuntu aba yifitiye byinshi byo kwitaho kubera ukuntu azi imbaraga afite ntabwo nka ziriya nzerereza ajya azitaho wapi ntabwo aziha umwanya nta nubwo azireba w'icyakora zo zirakoresha umunwa ngo zisenye u Rwanda we arakoresha amaboko ubwonko umutima na roho yubaka u Rwanda byiza cyane ariko njye nzibona nkajya nkura umucafu mu nzira keretse ampaye ubushobozi akampa imbaraga akampa nk'akazi kandi reka nkubwire nimvuga inyangarwanda ntimugire ngo ni biriya bigarasha gusa niba ucuruza urumogi cyangwa se uri umukomisiyoneri wawe nawe uri inyangarwanda ko niba urimo wica urubyiruko rw'igihugu rumunga muri iki gihugu nta muntu ukuri uri umwanzi wawe cyane Lisa wakoze cyane kutuganiriza ubwo zibaza ko nimero yawe kujya uyivuga abantu bashyiraho cyangwa abantu regana b'iminsi nabo umutima byaye ababishaka mu membe abankunda mu membe abatankunda muntu ke ndabazi murahari muri muntu ke kandi umuntu ngirira neza Imana imumugisha kuko ubu turi ku itariki 30 ndabeshya yego ni 30 ku itariki enye nzishyura inzu bazakasha iki kiganiro uzajya uyu munsi mu kanya uraba ugishyize cyane kandi turavuze ko uyu munsi turi ku itariki 30 zibaruka ntabwo uri bubanze oya umva umuntu ushaka kungira neza cyangwa kumpemba ukumenya yego 079 nimero yanjye ni 079 59 134 39 kandi cyongeyeho n'ukeneye umuti wirukana uruhara wirukana ubwanwa wirukana incakwaha cyangwa se uzana ubwanwa imisatsi yose idakenewe ukeneye n'ubundi aguhamagare kuri iyo nimero 079 59 134 39 yego Liza koze cyane Liza wakoze kutuganiriza no gutanga ubwo butumwa ntabwo twaduherukanye ubwo umwana Imana ikomeze kumurinda kandi ikomeze gutuma abantu bagukunda ni kesha kandi nakahungu kandi nakakunda kandi ni mwiza n'umuhungu cyangwa ni mwiza kona yanjye kandi Imana ikomeze kumugira mwiza no kumuha iminsi yo kuba nakahungu iko kashwite akoshamana asante cyane mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe Liza mu mukunde cyane Liza mukomeze mu mukunde kandi mukundira abantu nimero yazibabwiye ubwo uza kumva hari icyo yamufasha aze rwose kunyura kuri iyo nimero ariko kurenya nyirindu nataka Imana ntiyabyemera reka dushimire Imana ibibirimo nicyo nyikunda cyane nigibura uko ibigenza hahandi ubona nta gisubizo gihari nibwo iboneka cyane kandi ikomeze bibemo kabisa ubwo dushimira abantu bose bari badukurikiye reka dusubire mu Rwanda byacu bitamo Imana bane namwe